Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Yongeye kutugirira neza, ikaba iduhaye amahirwe meza yo guterana, yo guhura kugira ngo dukomeze dusabane nayo. Turashima Imana iturinde kandi Imana itugire neza. Tubahaye ikaze abadukurikiye kuri YouTube channel Ndika Gospel TV. Yesu abaho umugisha. Mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, Imana ibagire neza. N'abatu kuri Zoom namwe tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibagire neza. Turashima Imana yadushoboje muri iyi minsi kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Imana yatugire neza, twaganira byinshi kandi ndabizi ko aba twabanye twahawe umugisha. Muri iki gihe turimo, Imana yadusaba kubera abandi icyitegererezo. Niyo magambo maze tuganira, kubera abandi icyitegererezo. Nagira ngo dusoreze ku bintu bibiri byari bisigaye. Amwe mu magambo Pawulo yabwiye Timoteyo ko akwiriye kubera abandi icyitegererezo. Ndabizi neza ko wahawe umugisha tuganira amagambo. Niba utarumvishe ibibanza, uze gusubira inyuma urebe kuri Ndika Gospel TV, baza gusangaho izindi topics n'ibindi twagiye tuganiraho kuri iyi topic, kandi ndabizi neza ko uri bubashe guhabwa umugisha. Yesu abagire neza. Nagira ngo dusenge dushime Imana, bite dusangira rino jambo Uwiteka duse ku mutima muri kano kanya. Mwami Yesu, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Wakoze kubana natwe no kutugira neza, wakoze kutugwiza amahoro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami. Turasenze kugira ngo ukomeze kuvugana natwe, ijambo ryawe rigira imbaraga muri twebwe abaryumva, bahindurwe naryo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni muri Timoteyo igice cya kane, turi gusoma ku murongo wa 12. Timoteyo wa mbere igice cya kane ku murongo wa 12. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ibyo uvuga, no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no kwizera, no ku mutima uboneye. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo Pawulo yabwiye umugaragu w'Imana Timoteyo, aramubwira ngo ukwiriye kubera abandi icyitegererezo. Haleluya. Icyitegererezo mu byo uvuga. Imana idusaba kuvuga amagambo ahesha Imana icyubahiro, ahesha umugisha abayumva. Haleluya. Imana idusaba kugira ingeso nziza. Ingeso zacu zivuga ubutumwa. Iyo wakijijwe ugakomeza kugira ingeso za kera, abantu bashidikanya ku gakiza kawe, bashidikanya ku gakiza wakiriye, bashidikanya ku Mana yawe, kuko barabizi neza ko iyo umuntu akijijwe hari ubuzima, hari ingeso atagomba gukomeza kubamo. Biramubwira ko umutima w'urukundo. Bibiliya tugira ngo udakundana ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Kandi ntabwo wavuga ngo ukunda Imana ukaba wanga mwene se ubonesha amaso. Rero Imana idusaba kubera abandi icyitegererezo ni kugira urukundo. Yarasoreye amubwira ngo no kwizera n'umutima uboneye, n'umutima utanduye. Kwizera, haleluya, ni icy'ingenzi ku buzima bw'umukristo. Kristo ntabwo akwiriye gucika intege, ntabwo akwiriye kugaragaza ko kwizera, ntabwo akwiriye kwerekana intege nke zo kutizera. Kubera iyo dufite kwizera nk'abana b'Imana, tukabigaragariza abandi, tukabera abandi icyitegererezo, abandi batwigiraho. Kwizera kwacu twakomeza abandi bantu. Iyo turi mu bihe bikomeye, iyo turi mu bihe by'amakuba, iyo turi mu bihe by'intambara, iyo turi mu bihe bitatworoheye, tukazamura kwizera muri twebwe, ba bandi basa nk'aho bacitse intege, iyo babonye kwizera kwacu kuri hejuru, bibatera nabo kwiringira Imana, bagakomera muri bo. Rero muri ibi bihe turimo hari ibintu byinshi byatuma abantu batakaza kwizera. Ariko wewe nk'umwana w'Imana, wewe umuntu wakijijwe, wewe umuntu wamenye Imana, ntuzigere na rimwe utakaza kwizera. Kuko nucika intege ugasubira inyuma, hari abandi bantu benshi bari kukureberaho bavuga ngo Imana ya runaka turayizi, ariko nibabona wasubiye inyuma bakabona watakaje kwizera,
abandi bantu nabo babasha gucika, abantu benshi babasha gucika intege kubera ko baba bakurebeyeho wewe wamenye Imana. Rero aramubwira Timoteyo, Pawulo arabwira Timoteyo ngo kwizera kwawe ukwiriye gukomera, kubera ko hari abandi bazakwigiraho. Kandi koko twebwe nk'abana b'Imana, ikintu kinezeza Imana nuko kwizera kwacu gukomeza kuzamuka, ugakomeza kuba imbere y'Imana. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa 6 yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Utizera Imana ntibishoboka ko ayinezeza, ngo kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho kandi igororera abayishaka. Haleluya. Umuntu wese wegera Imana, niba ufata umwanya wo kwegera Imana, ukwiriye kwizera kwiriho kandi kugomba kukugororera. Kukugororera no kukugirira neza, kugororera no kugutabara. Imana ishimwe cyane. Niba ufite umutima wizeye, niba ufite umutima wiringiye Imana, hari ingororano Imana izana ku buzima bwawe, hari ubutabazi Imana izana ku buzima bwawe. Muri kano gatondo ndagusengera kugira ngo kwizera kwawe kuzamuke, kandi ikintu kizana kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Ukumva ijambo ry'Imana, ko tuganira ibyanditswe byera, haleluya, bigutera kufunga amatwi y'umwuka, bikakuremamo kwizera. Muri kino gitondo rero ntiwemerere ikintu na kimwe kiguca intege, ahubwo kwizera kwawe kuzamuke imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane, kugira ngo n'abakureba bose bavuge ngo uyu muntu afite kwizera, uyu muntu ntabwo ajya acika intege, uyu muntu ntabwo ajya ananirwa. Imana ishimwe cyane, haleluya. Yohana 11 ku murongo wa 40 Bibiliya avuga ngo Yesu aramusubiza ati, sinakubwiye niwizera ubona ubwiza bw'Imana. Kwizera gutuma tubona ubwiza bw'Imana, gutuma dusabana n'Imana, gutuma twakira ibitangaza, tudacogoye, tudacitse intege, tugakomeza kwiringira Imana, tugakomeza kwizera Imana. Hari ubutabazi Imana imanura ku buzima bwawe. Muri kano kanya ndagusaba mu mutima wawe ukomeze kwiringira Imana, ntucike intege. Yesu ashimwe cyane. Yasoje amubwira ngo no kugira umutima uboneye, kugira umutima utanduye, kugira umutima utiyanduza. Imana ishimwe cyane. Umutima utiyanduza, umutima uboneye n'umutima wirinda kwifatanya n'abanyabyaha, wirinda kugendera mu ngendo mu nzira kiranutse zitagorokeye Imana. Umukristo yiyemeza muri we kutifatanya n'abanyabyaha, kutifatanya n'abagambanyi, kutifatanya n'abakobanyi. Umukiranutse akwiriye kubera urugero rwiza. Niba abantu bategura gahunda zo kujya ahantu hadakwiriye, zo gukora ibidakwiriye, wowe Kristo urahagarara ukababwira ngo ya, ntabwo nkwiriye kwifatanya nawe, ntabwo nkwiriye kujya mu bintu byatuma niyanduza. Ibyo ngibyo bikoze, hari abandi bantu bakwigiraho bakavuga ati bwa bundi ukwiriye kugenda. Yego, Imana idufashe rero, Imana idushoboze. Ibi bintu bitanu twaganiye muri iki cyumweru, Imana yabidusaba muri kino gihe cyacu, kugira ngo natwe tubashe kubera abandi icyitegererezo. Yesu ashimwe cyane. Ibyo tuvuga, haleluya, ibyo dukora, ingeso zacu, umutima w'urukundo, kwizera n'umutima utanduye, ibyo tubihagararamo neza, bizatuma n'abandi batureba batwigiraho byinshi, kandi bitume bahindukirira Imana. Rero Imana idushoboze, Imana tugiriye neza, kugira ngo imitima yacu ikomeze kuba ari imitima yejeje, imitima itanduye, kandi kwizera kwacu gukomeze kuzamuka, kugira ngo tuzabashe kwakira ingororano ituruka ku Mana. Yesu abaho umugisha, Yesu abagire neza. Aya magambo ni ayacu. Isi irakeneye kutwigiraho, isi irakeneye kutwigiraho. Nubasha kwibera icyitegererezo, ugahagarara neza mu byo uvuga, ugahagarara neza mu ngeso zawe, ukagira umutima w'urukundo, ukagira kwizera, ukagira umutima utanduye, ibyo ngibyo ukabihagaramo neza, bizatuma benshi bahindukirira Imana, kandi baramye izina ry'Uwiteka Imana ryo mu ijuru. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Mwarakoze kubana natwe mukurikirana izi nyigisho, kandi ndabasaba kugira ngo dukomeze kuzisangiza abandi. Bishoboye bafata link ya YouTube tuba twashyize muri group ya WhatsApp, uyifate uyishyire kuri stati,
dufatanye gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Imana yadushyizemo uyu mutima wo kugaburira ibyera, wo gusengana namwe, ntabwo ari twebwe gusa, n'abandi tubashiranire kugira ngo nabo bakurikire bahabwe umugisha. Rero ibi bintu tuganiriye ni iby'ingenzi mu buzima bw'umukristo. Nitubishyira mu bikorwa, Imana izaduha kandi Imana izatugira neza. Kwizera kwawe ni gucogora, kwizera kwawe ni gukomere. Iyo wahura n'ibiguca intege, uzakomeze kwiringira Imana. Yesu yavuze ijambo aravuga ngo ese umwana w'umuntu naza bazasanga mwite ntakiri kwizera. Yego, Yesu naza kugutabara azasanga ugifite umutima wizera, azasanga ugifite umutima wo kumwiringira, kuko niwe mutabazi wawe. Imana ibahe umugisha. Zamura kwizera kwawe, ubundi wakira ingororano, wakira ubutabazi bw'Imana ngaho. Yesu abahe umugisha, Yesu abagire neza. Ndagira ngo musenge dusoreze hano. Twatura umugisha w'uyu munsi, twatura umugisha w'ikende tugiye kujyamo. Imana izakomeze kubana natwe kandi Imana izakomeze kutugirira neza muri Kristo Yesu. Reka dusenge. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana yo gutwara. Ijambo ryawe ni ukuri. Turasabwa mu Mwami kugira umutima wizeye. Biratubwiye ngo utizera ntabwo yabasha kunezeza Imana, kandi uwegera Imana wese akwiriye kwizera ko iriho kuko izamugororera. Igitondo reka imitima yacu ikomeze kukwizera, imitima yacu ikomeze kukwiringira. Nanone Mwami, ijambo ryawe tubwiye ngo ugire imitima iboneye, imitima itanduye, irinde kwiyandurisha iby'isi, ahubwo ukomeze kubaho ubuzima bwo kwezwa no gukiranuka. Sengera ubwoko bwawe Mwami, abadukurikiye nonaha baho umugisha ubagire neza, abazadukurikira nyuma baho umugisha ubagire neza, kandi ikiganza cyawe Mwami ukomeze gukora ibitangaza kuri aba bose bakwiringiye. Uzoba ukoze Mwami w'abantu. Turagushimiye kuri Imana igira neza. Umunsi ukomeze kubana natwe, tugire neza. Weekend yose uzabane natwe, tugire neza, tuzarushizeho kubona ineza yawe. Urakoze kuri Imana igira neza. Icyubahiro gikomeze kuri cyawe ubundi iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Mwakoze kubana natwe. Imana ubane namwe, ubane n'imiryango yanyu, abari mu kazi, abagiye mu kazi, datagendane namwe, kandi Kristo akomeze kuganza muri mwebwe. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.